abafana ba Rayon Sports bari baje ku kibuga ejo kuwa gatatu. Ubo bategerereje ku muryango kuko bari babakumiye kugira ngo batinjira, bategereza ko igitego Reka turebe uburyo umupira wa Bugesera na Rayon Sports warangiye ejo, ariko hagomeje kuba ikibazo cy'imisifurire kabisa. Ariko nubwo abafana ba Bugesera bagomeje kwiba ikipe ya Rayon Sports ubundi turebe hamwe igikombe cyari icyayi, ariko bagomeje kwikurira amakosa cyane akomeye, aho yajyaga gushotana umupira bikarangira bayishe cyangwa bayiteze bikarangira iguye hasi. Rero match y'igice bakinye ejo yari yarasubitswe, byarangiye 2 bya Bugesera 1 cya Rayon Sports. Rayon Sports rero akaba ari ikipe byarangiye ifite amanota 58, APR ikaba yari ihagaze amanota 61, aho APR yari ku mwanya wa mbere, Rayon Sports ikaba yari ku mwanya wa kabiri. Umuntu uri kureba ahantu handitse subscribe na genda dakanze subscribe kugira ngo tuze tugumeza tubahe ibintu byiza kandi bifite ubwenge cyangwa tuba twabacukumburiye. Rayon Sports amakosa yakorewe ejo mu kibuga, ariya makosa yakorewe usibye ko n'ubundi byaje kurangira itsinze igitego kimwe, ariko si bivuze yuko iriya kipe ya Bugesera ruko yurije umupira. Kandi byongeye yuko Rayon Sports irusha Bugesera amanota meza n'umwanya, niyo mpamvu habayeho kuko bibira Bugesera, kuko iyo hataboneka uko bibira Bugesera, Rayon Sports iba yaratwaye igikombe. Bivuze yuko umukino ukirangira umuyobozi wa Rayon Sports yasohotse asa nkaho atishimye, ariko aravatire nta kundi n'ubundi umuntu abura. Umuyobozi wa Rayon Sports yamanutse yitaye avuga ati n'ubundi himba ari ukutwiba baratwibye, badusifuriye umukino nabi, n'ubundi birutwa nuko match bari barayirangiriza aho hariya yari igeze, n'ubundi ntibazirwe bafata umwanya wabo bagarutse mu kibuga. N'ubundi yagiye avuze yuko n'ubundi nta misifurire, abarubitire yarababwiye ati amafaranga ashoboka babahaye biriye ntabwo byakabaye ari iby'abanyarwanda. Abafana ba Rayon Sports bari baje ku kibuga ejo kuwa gatatu. Ubo bategerereje ku muryango kuko bari babakumiye kugira ngo batinjira, bategereza ko igitego cyaza kwinjira. Icya mbere cyinjiye baraserebura, bategereza igitego cya kabiri. Rero ahantu bari bahagaze bari bari kumwe n'abagabo cyangwa abafana b'ikipe ya Bugesera, ariko icyari gitangaje muri ibyo ngibyo nta n'umuntu n'umwe wari wegeye undi. Ariko umufana wa Rayon Sports akimara kumva ifirimbi ivuze kuko match irangiye kuri 2 bya Bugesera na 1 cya Rayon Sports, yaragiye yegera aba Bugesera, yari umugore yegereye aba Bugesera, noneho nyine azana ubushegabo cyangwa nyine kuba yabendereza aho bari bari, kuko aho bari bari kwako bari bafite intsinzi nta kibazo bagiraga bo, kuko nyine barumva nyine bari bahagaze neza. Urumva rero uyu mumeri niyo mpamvu wese atabwa muri yombi, akaba ubu yagiye gufungwa mu bintu bitamufitiye akamaro. Kuba wenda waba ufana ikipe ntabwo bivuze yuko wajya kwanduranya. Niyo mpamvu rero namwe murabibona ku mashusho ngaha, uyu mumeri yatawe muri yombi n'abari bashinzwe umutekano bari bashize aho ngaho abafana bari bari.
bivuze yuko ejo ikibuga cya Bugesera cyari kirinzwe ku buryo nta n'imodoka n'imwe yahacaga, kuko baravugaga ngo hari igihe yaba ari umureyo waba uje guteza imvururu, nibyo bagenderaga. Niba ushaka kugura ibikoresho bya elegitoronike, twandikire kuri iyi nimero tugiye gushyira muri video, tuguhe ibikoresho, camera stand, tuguhe amatara ya big line na mikrofone. Karibu.